oya wenda cyagukeneye mbabarira mbabarira wambabariye ugakanguka ese ubu nta n'abaturanyi bari hafi ngo bantabare bamfasha basi nkugeze kwa muganga mbabarira ndakwinginze yewe Miro. Oui. Yego. Wabaye iki sha? Bite Karim? Isa. Witwikiriye se mwa? Karim, wabaye iki inshuti wanjye? Narwaye man. Wararwaye? Zeteki. Nawe se ujya urwara? Niyo mpamvu ese ko wifubitse mwa? Ese man mfite imbeho. Nyamara ni ibikomeye. Twe twarabibe impamvu udaheruka ku ishuri. So mpamvu nta yindi mani narwaye. Tucahoraga tukubaza none ni gutya wabaye? Nabonye uri kwicara. Nta kandi gatebe se? Unzo harimo agatebe hano harimo agatebe. Kaza nawe ufite imbaraga shaka. Tuje mu kaza nta kibazo. Ese byahereye ryari mwana? Sinabona tukimara gukora twabitest. Sha basa. Araje ndaranze byatanze. Nimba n'umutwe nawo kubitiyeho. Ndaza banguta igicucu banguta umuravumba banguta umubirizi. Sha amiti nimwe batigize bana. Maso uri hano wenyine? Sha mama yaragiye ku muhanda. Sinde bazaye kuguturavumba sha. Agakaravumba mani nako nemeje guhikinya. Neze gucyo utagiye kwa muganga. Tuweri mani ni ikibazo. Ubona nubwo azicara urwaye. Nta mituweli ufite? Nka yanjye. So uyu waratubwiye tuba twaraje nk'abanyeshuri ikigo cyose kaza kugusura. Musore kubabwira iki mani ko muswa n'amafaranga. Na mwarimu ntabwo yakanga kudufasha. Ewe. Nta n'ubwo ugiye gufasha. Kavuda. Ese ko ndawifubitse cyane. Mfite imbeho. Ni ibikomeye. Tujye kwa muganga rero. Hano turajya kwa muganga nta mituweli ufite urumva amafaranga waduce ntabona nawe. Ikibazo ntabwo ari amafaranga. Rwose amafaranga bagiye kwa muganga ntabwo babanza akareba icyo urwaye. Ari ukugira ngo upfire mu rugo. Ibyo mani barasuzuma. Wanajya hahandi bita muri prive. Bakakuvura. Ngapirivisha. Tukishyura iki se? Ese ubiye imiravumba mani iri kukuvura? Niba imvura ahubwo niba inyongerera simbizi kuko kuba natangira kwiga. Yego mani. Ewe. Ayiga. Ariko Karame mama. Sikujya kuri telefone nkagira ngo nicaye muri salo ngire nyine. Oya ma nyine. Ni ibiki uburimo? Nyihanganira nyine narindi busy. Urabona nyine narindi kuri group ya WhatsApp, group ya WhatsApp nyine yo ku ishuri. So hari ibintu twari twavuze ko tibuze gukora dukoresheje nyine group kugira ngo twese duhurireho dufatanye kwiga. Niyo mpamvu narindi busy mbabarira. Cyangwa usigaye nawe warishoye mu bintu by'inkuru. Oya mama urabize ntago nabikora nkiri muto. Umva simbizi. Nuko uzi ko nyine ibyo bintu by'amagurupe ntazi kubirebaho ariko so reba nibyo nakubwiraga. Ni group yo ku ishuri nyine tuba turimo gukora homework n'exercises. Gusa ni mwakopezanya. Oya kandi turi kwiga mama. Ntabwo turi gukopera ntabwo twakopera kora ko turi kwiga turi gufashanya nyine twunguranya ubumenyi. Ariko no kuri terambere byaraje. Yewe ntabwo nyine ntabwo cyane. Ndanibuka ko nkakwigiraga ku rubango nkumva biransekeje nituje. None reba muri telefone ni magana ngahe yo kumfasha kwiga kugira ngo nzabugire umwanya mwiza nkutere ishema nk'umwana warezwe neza. Yego.
hari udukamba nsigaye mbona bambika ababyeyi bakoresheje ubukwe uzitware neza ririya kamba uri inyambika mama we tegereza tuba tuzamuye gutya urumva umva mama wenda bigusezeranya ndabizi ko nzitwara neza nkiga amashuri nkayarangiza nkabona umugabo mwiza umva ikamba nzari kwambika pe nyaboneka ajya witwararika siko musohoka hano nkumviwe kuba birankuka oya ahubwo jya usigara udusengera ceceka hafi usigara uradusengera so ntabwo ujya unyumva na saa 9 nahanishije njya nkumva kuko nanjye izo saha ari njye mba nabyutse ndi kwiga ubwo si igituntu agapfukamunwa nitwaje abo niko nyamara iyi ndwara urwaye ni malariya umuriro afite nta n'ikinini cy'umuriro bagwaye sha akanini Mary yaramaje kunzanira kanya nayo maje kuka twirirwaga twibaza ahantu wagiye twumvaga wararivuyemo ishuri tutifata ngo tuze kumuraba umujene yari kutupfira kato mama wawe se cyangwa vi ako vi wawe nirwa mubona arayiga ku kabari ese uramuheruka ntabwo uzi ko yagiyeho yabaye umuhanzi gange njya mubona yinywera inzoga gusa mperuka kubonana nawe mama warahari se mubona bisanzwe mama warahari wareba n'abeshye ibintu byo mu miryango none se basi wari hari akantu wafashe mu gitondo mu kanya hari utujumba mani Mary yaramaje washize akantu umuntu cyane ko kwihagarara ukaba ujya ugira ese umurwayi arya ibijumba ese unywa imiravumba utazi n'icyo urwaye ku mana siko ko imiyo atavuga ngo tuze kugusura wari kuzadupfira aho urabona ataragiye urabona asigaje mani ndubwiye mbi mani ntacyo oya ko no kwihagarara kw'amafuti yabuze tuba twarakubonye ku ishuri tebera ijisho babaye umutuku dukeneye za vibe zawe ibyo ngibyo byiwe siko umuntu arwaye kamera gutyo indwara ikomera vibe ndazizana esha katukujyane kwa muganga aho uzi turamusiga turakujyana kwa muganga mituweli tuzashaka abanyeshuri kwishyura tukumbuye umuderangere wacu ku ishuri ntabwo twagusiga hano bose amaso bucyaha kimweye nta gikoma yaba yanywa so n'umuntu ameze rwose ntawe uzi ubuzima babayemo igikoma mani nta kimwe ayiwe bangane basi kagara kanyago rero duciye hano ukumva mwema yahoraga aguhamagara akaguteraho zero abizi ko mu gitondo nyine babyuka bahamagara erega nta muntu wari ufite amakuru y'ahana twebwe twari tuzi ko warivuyemo ko ntabwo ukaherukaga kukubona ubwo numva mani ntabwo mu ishuri byagenze bite hari n'igihe tuba dufite wenda nk'ikizami nkabyuka nkajya kuyavuga reka mbe ndi kwiga nkakumva nkumva urimo no kumbangamira ahubwo nyaboneka ariko nyine avuga ati ntabwo nakubuza gusenga numva mbafitiye impungenge sinzi ngo ni ukubera ko dukunda nyine none se ariko Kalisa buriya ubona nongeye ngiye Kariza nanone se twamugera hakoma Kariza uramuzi uzi ko ngiye Kariza mbona mukurusha ari wowe wamwibyariye Kariza kariya agashinzikirwa mu bahungu ku ishuri ye baba data we urambabaje rwose Kariza uratinyuka ukambaza n'amakuru ye buriya wifashe akigira ikinani neza akananirana akananira n'abarimu oya buretse hari ikintu cyiza nyumva sindi kucyumva neza uvuze ngo Kariza bana Isirayeli baba we wimahamura wose shamama byihuri Kariza umvangeza aha izina ry'Imana iyo nyirebye nibaza niba tunavukana nimba ari igiki niba aragitoraguye undi wamukuye gusa ubwo ntumubeshyera ndamubeshyera uzafate telefone yiwe urebe uzayifata umubwire ngo nkuramo password urebe kabyemera niba ujya ndi kukubeshya Kariza bafata yatorotse ikigo buri munsi Kariza niwe ukuntu mba mbona ajunjamye ahangaha nawe nta nubwo wigeze utubwira se koko Yesu mutandenganyije muri ubwo navamo no gushyika ku muhanda ni ikibazo no guhaguruka banjyana mu nzu ubwo bisaba ko mama abanza kumfata akajyana asigatiye nese ndetse tukajya kwa muganga ku muhanda Sanukara ntabwo yandura mbizi kuko nanjye nta kintu ndwaye oya shaka kuba yandura ukayinyanduza naretse kumuseka mwana ariko urakira umujene afite ikibazo gikomeye si
tuje nta gutya nimero za mujyanama muri ukumva. no karitsiye ufite iyo tunabimenya tuba tuzanye n'amafaranga tukavuga tumujeni wacu tukajyana n'ibyo tumugurira wabura amafaranga wagendanye mani ayo ntiyabura ariko andi make n'ubundi ntabwo ari nibura ntiyabura ngombwa tunini kuko namwe ndabizi ko natabagora nk'abajeni banjye kandi abanyeshuri nta kintu tuba twihagarariye se twabura n'ay'isukarira ariko tugiye gusigira amafaranga ugura isukari ukumva ufite angahe n'ifu y'igikoma ndabona mfite 500 ntabwo ari nyine urebe kugarura imbaraga hano amafaranga wowe ufite angahe mani ararenga se kibirisha nta kibiri se yumva aha ngaha haravamo ifu y'igikoma isukari n'ibinini oya mbere yo kubanza kugura ibindi byose yabanza ajyane kwa muganga turagira no ku ishuri tuvuge ko warwaye abanyeshuri bose mwana oya mwana tubone se n'ubundi bahora baguhamagara baguteraho 0 siko cyazi mwana nyine mubashimiye n'inshuti zanjye kuba mama washyitse ntabwo nayo mbizi mwana ko mwanumva mukamwaza akira nkuko twishoboye rero sumana amafaranga ni ngombwa mwana oya ni ngombwa ndio kwihagarara urabizi ko tutabikunda urema agakoma ntuyabikuye aho mama wawe gushakira igikoma n'isukari ukumva ashake n'utunini basi Ashake tugabanyura n'utunini. aba mujyane mufate ikizamini cyo ntabwo gihenda tuzagaruka muri ino minsi arebe ikintu urwaye dusanga ukirwaye nyine tunakujyana kwa muganga yego twari twasabye urushyi ngo tugere aha ngaha turebe uko umeze reka tujye ku ishuri tutaza kuduhana natwe tuzagaruka kukureba tuzagaruka tuje n'abandi banyeshuri cyangwa tubabwire ko warwaye bagusure nabo urwara ubukira mwana woroherwe kandi uraza kumera neza sibyo se abuzi baza afite imbaraga abumagaye wallahi sawa rero wirirwe kandi urwara ubukira aha ntabwo napfa mwana si uko ko sawa ngo tutabonye umukecuru kandi urya unanywe nta kibazo mwana murakoze unsubiza abanyeshuri yewe mama baravuga ngo ishashagirana byose sizaha oya se ntabwo none kujunja amakuru asugira ngo ni iki afite ibyo ajunjamanye uyimahamura mwana we ukambwira na Kalisa ese bura papa arabizi ko yitwara kuriya ubuse papa arabizi ko ari umujura ku ibintu uri gushaka kuvuga ntabwo ndi kubyumva ntabwo uri kubyumva niba ujya wenda kukubeshya ari hehe ari he izi saha ari hehe yari yahagera sinaje imbere yiwe nese ko nari nzi ko isaha zitaragera ariko mana none ntabwo twajyanye kwiga ahubwo uzemera neza kuzaniye umwana urambwira ngo nge nzaguhisha ikamba nimbe nanjye nzaguhisha ikamba wazakuzanira abuzukuru hano mu rugo uzaba rero yewe uzi icyo mvuga nanone mva binshanze mama nimbe nanjye mba ndi bize nibereye ku mashuri ku masomo yanjye ngira ngo niyigere menye ubwenge ariko Kalisa ngaho niwe waturutse ikigo niwe wibye amafaranga y'abanyeshuri ese ntabwo abarimu bashaka kumuntuma ntabwo bamutuma ababyeyi wasanga kumutuma baranamwirukana buri munsi ahubwo sinzi niba ataza ngo abikubwire none hari icyumweru cyashira batamwirukanye yego ko ababyeyi bari abakera shamaka nisubirire mu byanjye mu cyumba se mwana wa nahangaho ukiryamye mbanze nze ndebe ibyo nkuzane mbikwegereza aho ngaho none se mana ashaka ko mama ashobora umwana wanjye n'ubuzima mbanze ndebe uko ameze mana uyu mwana koko nasigiye igikoma akaba atigeze akinywa ariko se mwana nk'ubu ngubu ibi ni ibiki wankoreye ndabyuka nirukanka njya gushakisha njya gusabiriza ndebe ukuntu wabona n'uwo muti ariko n'igikoma nagusigiye koko ntukinywa ubu ibi ni ibiki wankoreye koko ubu si imbaraga wazibona gute utananyweye si ubundi ko mvuga ndeba ndiho nkuvugisha ntunansubize ni iki byagenze ute niko ntabwo unyumva yewe naje humura mama yaje kanguka yewe ariko se ko ndeba wakagaye byagenze bitega yewe umva kanguka mana ubuze uyu mwana wanjye ubuze ibi ni ibiki byuka we kanguka ubuze
nabyutse ngendera iki we umwana wanjye umva umva yewe ana we ubu se koko nabyukiye iki mana we mabariruka kanguka ndakwinginze we ntabwo nagendeye ubusa mwana we mbabarira we ndabigenzane we nabyutse njyaye ubusiyo ndeka kugenda mwana wa mbabarira ubyuke kanguka ndakwinginze we kanguka mvuye kukuzanira imiti mbabarira yo basi ndakwinginze kanguka mbabarira shaka kanguka we mbabarira we awe so wambabariye ugakanguka nari nagiye koko ariko we ubu yose aba hari koko biba bigenze gutya mbabarira we mbabarira ihangane kanguka yewe kanguka we ndakwinginze kanguka yewe niko shambabarira ubu najyaga he koko mana we oya we ndacyagukeneye mbabarira we mbabarira mwambabariye ugakanguka ese ubu nta n'abaturanyi bari hafi ngo bantabare bamfasha basi nkugeze kwa muganga mbabarira ndakwinginze yewe